ariko ngira intege nke ndishingira. Hanyuma mu kwishingira rero umugabo yaje kunta mu nzu jyenyine inda igize amezi 7 arigendera ntago nzi ubahari. Rero ikintu navuga ni uko uyu munsi wa none aho mpagaze ntange ntago hashimishije ko izo ngaruka zose z'ibyaha nagiye nkora, ariko nyuma nasabye imbabazi Imana kuko Imana yacu ari nziza atari nk'abantu. Nyine ngirira imbabazi ubu tuvugana ndi nyuma y'itorero. Byose birandikwa Nshuti za Birandikwa TV bakunzi bacu aho muherereye hose ku isi mu bihugu byanyu bitandukanye, ndabasuhuje. Nitwa Aime Shadia. Turacyari muri Banguka Ngutabare, tugeze ku rundi rutare tuba tuganira n'abantu batandukanye ku munsi wo gusenga, aho baba bagiye gusengera mu misozi. Tuhasanze umubyeyi ukiri mutoya, nawe nifuje kuganira nawe ampa ikiganiro. Mubyeyi tuguhaye ikaze ku Birandikwa TV. Nakoze. Amazina yawe witwa nde? Nitwa Nyiramahoro Louise. Wakongera ijwi gato? Nitwa Nyiramahoro Louise. Nyiramahoro Louise, nkubonanye n'akana, bamwe nabagiye mpura nabo bari gusenga Imana, ariko nsanze wicaye wonsa umwana, wigunze. Uri hano mu buhe buryo wowe? Kuba naje hano mu butayu rero naje kubera agahinda mfite mu mutima wanjye. Nari umurokore nsenga, ndi umunyamasengesho, ndi n'umuririmbyi, ariko ngira intege nke ndishingira. Hanyuma mu kwishingira rero umugabo yaje kunta mu nzu jyenyine inda igize amezi 7 arigendera ntago nzi ubahari. Rero ikintu navuga ni uko uyu munsi wa none aho mpagaze ntange ntago hashimishije ko izo ngaruka zose z'ibyaha nagiye nkora, ariko nyuma nasabye imbabazi Imana kuko Imana yacu ari nziza atari nk'abantu. Nyine ngirira imbabazi ubu tuvugana ndi nyuma y'itorero. Ihangane kuko kwishingira biratandukanye no guterwa inda. Kurumva ko wari washatse wowe ni intege nke wagize zo kubutubahiriza amabwiriza y'itorero, ariko ni ibintu bibaho muri rusange, bijya bibaho ko umuntu yagira intege nkeya, ariko kwishingira ntabwo ari ibintu bihambaye cyane. Ahubwo ndumva ikintu kibabaje ni ukuba yenda uri wenyine, ni muri ubwo buryo. Hanyuma se uwo mutware wawe nawe yari umwadeperi? Oya, ntabwo yari umwadeperi. Ubwo isomo waha abantu basengera mu rusengero wabagira nama ki? Icyo nabwira urubyiruko wenda rugenzi rwanjye mu gihe cyanjye cyahise ni uko nabingingira gukomera ku mwami bamenye, ntibirwanire nk'uko nirwanire, ko nta nyungu irimo, ni ingaruka gusa z'ibyaha. Kwishingira cyangwa se gutwara inda utateguye nasanze harimo ingaruka nyinshi, mbese kutagira ikintu wigezaho nawe ubwawe, mbese gutakaza agaciro wahoze ufite. Nabavuga ngo bakomere kandi bihangane. Yego twambaye umubiri, ariko bihangane bategereza isaha y'Imana, ko nanjye nza gutegereza isaha y'Imana ntago biba byarangendekeye gutya, kuko ubu nicaye aha mfite ikibazo cy'amashereka kugira ngo umwana yonke kubera impamvu z'ubuzima. Umwana akabura imyambaro yo kwambara, nanjye ubwanjye nkabura. Umwana afite igihe kingana iki? Umwana uba afite amezi 4. Karacyara agahinja, afite amezi 4, ariko ufite n'ikibazo cyo kubura amashereka kubera ubuzima. Kubera ubuzima nyine urumva iyo umuntu yagutaye ari we yenda wagufashaga nawe mugafatanya akagenda. Se uyu mugabo yagutaye mumaranye igihe kingana iki? Ni amezi 7. Mwarabanaga? Wabyaye uri kumwe n'umugabo? Oya, yagiye indigeze amezi 7. Hanyuma nyine Imana isa nkaho ica akanzu nyine kugira ngo nayo inyigishe, wenda simbizi ko byari kugenda. Hanyuma nyine umuntu ayemera kunyakira, mbyara ariho ndi, ariko nabwo byari ni ibibazo. Urumva iyo ababyeyi babiri bose bafite abana b'amezi 4 baba mu nzu imwe, biba ari ikibazo. Mu buzima busanzwe se mbere yuko ushaka ngo wishyingire wari ubayeho ute? Uri muntu uke ufite papa na mama? Nta mubyeyi n'umwe ngira. Nge ndaho nyine, nta mukuru wanjye nta murumuna wanjye. Uvuka hehe, ukomoka hehe? Iwacu ni mu karere ka Gisagara, icyahoze ari intara ya Butare. Kubera igisubizo nk'uko n'abandi bose igende basubiza, nanjye yarahansubirije. Yego ndabyizeye, nacyo cyanzanye nyine kwitura agahinda kanjye, kuko
hari henshi mbere y'ibibazo hari ahandi ahantu nagiye mpurira nayo ikangirira neza, niyo mpamvu naje hano kuyishaka n'ubundi kugira ngo ngere ingarukeho, kandi nkubwira abantu ngo bakomere ku kintu bamenye, niba ari abaririmbyi bakomere ku buririmbyi bamenye, niba ari umuhanuzi cyangwa se ari umuvugabutumwa akomere ku Mana ye yamenye, yirinde kwirwanira cyangwa se ngo yicire inzira atazaba nkanjye, nanjye nza wenda kumvira Imana ntabwo mba meze gutya. Gusa ihangane, ntago kuba umeze gutyo ari ibyawe wenyine, no mu buzima busanzwe abantu barahari muhuje ibibazo, gusa icyo nakubwira wakwihangana kandi Imana iri kumwe nawe, uko waje kuyinginga nayo irakubera iki umurinzi. Ni ukuvuga ngo aho ngaho ubu ngubu tuvugana urihe mugabo amaze kuguta, ubu ngubu ubayeho guturi hehe? Mereye muri Kamuhoza, ku muntu w'umuvandimwe nyine wemeye kunyakira, ariko nyine ubuzima urumva ahantu umugore n'umugabo, wowe hari igihe ntabwo wakwiva, naryo nyine mba nk'umuntu mbese waho nyine bakagufata nyine uko bakubona, nawe aho byerekeye akaba ariho utambira, nuko ntiba byoroshye. Ni ukuvuga ngo uwo mugore nawe afite uruhinja? Nawe afite uruhinja rungana n'urwanjye. Utorohewe, utorohewe rwose, ihangane ukomeze usenge Imana. Nyiramahoro Louise, ni iyihe message waha umugabo wawe cyangwa se n'abagabo bafite imico nk'iy'uwo mugabo wawe wagutaye? Icyo nababwira abagabo bameze nk'uwanjye wagiye, ni uko bareka umutima mubi wa kinyamaswa cyangwa se umutima ntazi ukuntu umeze nk'urutare, bakagira impuhwe nabo ubwabo, kuko ibi bakora cyangwa se ibi bagenda bakorera abana b'abakobwa bakabatera amada ntibabafashe, ejo hazaza hari igihe bazifuza wenda wa mwana bataye, mbese umwana usanga agize igikomere, ariko nababwira ngo mwe abagabo mwe mureke imico nk'iyo cyangwa se mureke ingeso nk'izo, ahubwo muze mufatanye nabo mwateye amada, mubashe gukorera abana banyu, kugira ngo abana nabo bakeneye ubufasha, bakeneye inama za kibyeyi, ababyeyi bombi. Umwana ntabwo ari uw'umubyeyi umwe, umwana ni uw'ababyeyi bombi, umwana bari uw'umugabo n'umugore, ntabwo umwana bari uw'umugore gusa. Hanyuma nkabwira abakobwa rero nabo, namwe mwirinde, kuko hanze aha ntabwo ari heza, abasore barahagaze bakeneye kubatesha agaciro, yaza akagukura mu ishuri akabaguteye iyo nda, ugasanga tageti yawe y'amashuri wari ufite iracikiriye aho. Ubwo rero mwa bakobwa mwe mwirinde, kandi mwirinde mubashe guhamya, kandi mubashe kwihangana, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi mutazagwa mu mutego nk'uwo naguyemo, bikabaviramo no kwiyahura, ko bamwe na bamwe bagenda biyahura, ko nanjye aho byageze numva mbese nakwiyahura, ariko mwihangane kugira ngo mutazagerwaho n'urubanza. Murakoze. Hanyuma se aba bakobwa uvuze nabo bitarabaho, abo byabayeho bameze nkawe, urabaha iyihe message? Abo byabayeho bameze nkanjye bihangane, ntabwo ari aho ubuzima burangirira, ejo hacu ni heza, nitwihangana ntitwongere kugwa mu mutego nk'uwo twaguyemo. Bihangane, ejo hacu ni heza, kandi Imana yacu irakomeza kutuba hafi, nubwo biba bimeze gutya ntabwo iba yadutaye burundu. Bihangane kandi bakomere, bite ku bana babyaye, kandi bongere bigirire icyizere yuko n'ubundi ari abana b'igihugu, ni abana b'igihugu, ni abana b'Imana, ni abana b'umuryango wababyaye, ntabwo ari aho birangiriye. Murakoze. Hanyuma message waha ababyeyi bafite aba bana b'abakobwa babyariye iwabo se cyangwa n'ubu bafite inda, batewe inda, wabaha iyihe message? Icyo nabwira ababyeyi b'abo bana bahuye n'icyo kibazo, ni uko batabaca burundu, kuko nabo ni abacu cyangwa se ni ababo. Buriya nasanze kubyara ari ikintu gikomeye. Iyo umuntu mutwise amezi 9 ukamugira ku gise, uba waravunitse cyane. Hanyuma rero kumuca ngo nuko nawe byamugendekeye kuriya, ntago ari byiza, ahubwo ukwiye kumwegera ukamuganiriza, ukamugira inama, ukongera ukamuyobora mu nzira nziza nk'umuntu w'umubyeyi. Nataba umwana wenda w'ikigwari cyangwa se umwana nyine warenze ihaniro, azagaruka kandi azakumvira. Hanyuma se mu buzima busanzwe nk'uko Birandikwa TV igenda ikorera abantu ubuvugizi mu buryo butandukanye, kubasengera, kubasabira ubufasha, ndetse no kuba banaguhumuriza nabyo n'ubundi bufasha, kuko ukeneye nawe guhumurizwa, ni igiki watuma kuri Birandikwa TV, watubwira iki? Cyo nababwira nuko
abantu bose bankurikiye cyangwa se n'abandi bazanyumva, ni uko bagira umutima wenda w'imbabazi, hanyuma kandi bakagumya kwiyegereza Imana, kuko Imana niyo ibasha gufashisha abantu n'abatishoboye ikababashisha kugira ngo babashe gufasha n'abandi wenda bameze nkanjye mu buryo bwo gusenga, cyangwa se ugize icyo arusha undi akaba yamufasha. Ndumva aricyo kintu nababwira. Watanga nimero zawe za telefone, ugize umutima w'imbabazi, umutima wo gufasha abakristo mukurikiye Birandikwa TV, abayisilamu, abantu musanga mu mutima w'impuhwe aho muherereye hose. Uyu mubyeyi nawe akeneye kuba yafashwa mu buryo bwo gukora imirimo. Ubusanzwe umuntu aguhaye n'igishoro yenda wakora iki? Ubundi njye nari nizi ibintu bya kutire, bumva ni ubutayeri. Ubwo rero kubera ubushobozi buke ntago nabashije kubona nyine mashini ngo nkore uwo mwuga nize, ariko niyo itaboneka wenda akagira ikindi kintu nabona, umuntu yajya no mu isoko bacuruza imbuto ibyo umuntu abona, mbese umuntu yabikora. Ikintu gikeneye cy'ingenzi naho kuba, ikihutirwa cyane naho kugira ngo mbone aho kurambika umusaya n'imirire n'ibyo kurya kugira ngo umwana abashe kubona amashereka. Avuga ngo impamvu zo kubura amashereka nuko n'imibereho itameze neza aho ngaho bagucumbikiye. Yego, kurya ni ikibazo, kubona ibyo kunywa. Umubyeyi wundi agirwa no kurya isombe, akagirwa no kunywa ibyo bikoma, ariko ntibiboneka nk'uko bikwiye. Hangane n'abadukurikiye nabo bari kubibona. Ufite umutima wo gufasha yafasha uno muntu. Nimero yawe ya telefone ni kangahe? Nimero yanjye ya telefone ni 0789 82 91 37. Urakoze, Imana ikugirire neza. Amazina abaruye kuri telefone ni ayahe? Amazina abaruye kuri telefone nayo nababwiye Nyiramahoro Louise, nta gihinduka no ku marangamuntu niyo ariho. Sawa, komeza winginga Imana hano kuri Banguka Gutabare. Njya numva bavuga ngo nahana Imana igisubiriza abantu benshi, niyo mbona mu tugurupe twinshi dutandukanye. Nawe Imana irakugirira neza kandi ukomeze ugira ibihe byiza, ubane n'Imana.